Ni ku nshuro ya 8 ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere JAF mu karere ka Burera ritegura imurikabikorwa mu rwego rwo kwigisha abaturage no kwishimira ibyagezweho. Abitabiriye imurikabikorwa bagaragaza ko ari inzira nziza yo kwerekana ibyo bakora. Uyu ni umunsi nakwita ni nkuko umuntu iyo yakoze igikorwa agomba kugera no kucyo twakwita nka graduation. Ubu twavuga ko turimo kugraduatinga ariko tunerekana bene ibikorwa ni ibihe bakorerwa no we bwiza bwabyo n'abatarabibona bari hakurya batabasha kugera mu mirenge yindi itandukanye. Ahantu rero twaje mu imurikagurisha byadufashije cyane kuko twakuyemo inshuti nyinshi n'abantu bamenye inyoni y'umusambi batari bayizi kandi bakaba banamenye igishanga cy'urugezi. Ikintu cya mbere twashimye muri iyi murika nuko ibikorwa byacu abantu babyitabiriye ari benshi ariko by'umwihariko abana ndetse n'urubyiruko. Iri murikabikorwa ryibanda ku kumurikira abaturage ibikorwa bishingiye ku bukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza, rizamara iminsi 3 ribera mu isantere ya Kidaho aho ryiganjemo ibigamije guhindura imibereho y'abaturage nk'uko bishimangirwa na Muhorana Edward, umuyobozi w'ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere JAF mu karere ka Burera. Twamuritse ibintu bitandukanye ariko byose bigamije gukura umuturage mu bukene. Hari abafatanyabikorwa bari muri graduation aho bafasha abaturage mu guhindura imyumvire ndetse bakabafasha n'icyo twita productive asset. Ubuyobozi bw'akarere ka Burera buvuga ko imurikabikorwa ari umwanya mwiza ku bagize ihuriro JAF wo kwigira kuri bagenzi babo bigatuma barushaho kunoza imikorere ituma abaturage bivana mu bukene nk'uko bisobanurwa na Shimiyimana Jean Baptiste, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Icyo twabashishikarije icya mbere no kwitabira ari benshi bakamenya ibyo bikorwa. Icya kabiri twasabye no kubafanya ibikorwa kuko bisobanura neza ndetse banagaragaza akamaro ku baturage kugira ngo bakomeze kubyishimira. Mwabonye ko harimo n'imbuto yaba y'ibirayi yaba ibishyimbo ariko n'ibindi bikorwa. Ikindi no kumenya aho basabira serivisi. Iri murikabikorwa ribaye ku nshuro ya 8, abafatanyabikorwa 57 nibo baryitabiriye, hakiyongeramo n'abafite inganda 3 ndetse n'abakora ubukorikori 3. Manizabayo Jeannette mu karere ka Burera.